Mw'abanyarwanda mwe ibiri kubera mu Rwanda mu by'ukuri byakomeje kugenda bisetsa benshi bakomeje kugenda mu by'ukuri bibaza kuri izi nkuru zikomeje kugenda zinavugwa mu mihanda mu by'ukuri kubona umupolisi yifata akarasa umusirikare mu by'ukuri akeka ko yaba ari n'umucengezi yaramusanze mu kabari mu by'ukuri uko bikomeza kugenda binavuga ko mu karere ka Nyamasheke hakomeza kugenda hagaragara abacengezi baturutse mu ishyamba rya Nyungwe mu by'ukuri umupolisi yasanze umusirikare mu kabari amurasa ku mutwe bitunguranye uyu musirikare ahita yitaba Imana. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bitungura benshi byakomeje gutera benshi ubwa mu by'ukuri kubona umupolisi yifata akaryama hasi mu by'ukuri akaba yarasa umusirikare akeka ko yaba arucengezi amusanze mu kabari. Reka nizera ko atari bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu, niba ari bwa mbere turagusaba kureba iyo video niba utakanda subscribe ukande subscribe ubikane gukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu. Kandi ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda itangaza benshi, yakomeje kugenda itera benshi ubwa mu by'ukuri kubona umupolisi arasa umusirikare mu by'ukuri akaba anitabye Imana. Yamusanze mu kabari mu by'ukuri mu karere ka Nyamasheke, ubwo kandi yarimo kunywa inzoga ndetse kandi binavuga ko nyine uyu mupolisi yaketse ko yaba ari umucengezi, deko kandi bikomeje kugenda binagaragara ko mu by'ukuri mu karere ka Nyamasheke hakomeza kugenda hagaragara abacengezi, bikanatuma mu by'ukuri uyu mupolisi yigeze agira amakenga menshi akahita arakura isasu, nyuma yo kurekura isasu mu by'ukuri kaba ryafata uyu musirikare ku mutwe, ryamara kuma ryamufata ku mutwe akahita yitaba Imana. Gusa amwe makuru yakomeje kugenda anatangazwa n'umukuru wa polisi ndetse kandi hatasizwe n'umukuru w'igisirikare, uko kandi nyine bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri uwo ari we wese w'umusirikare cyangwa se umupolisi ntabwo yemerewe kuba yafata ibiyobyabwenge cyangwa se mu by'ukuri gukora ikindi kintu yambaye imyenda y'akazi. Ibi kandi byakomeje kugenda bivuga ko mu by'ukuri uzafatwa yagenze kuri itegeko bizanafatwa mu by'ukuri nko gushyira igihugu hasi, dore ko kandi bikomeza kugenda binabaharabika u Rwanda ndetse kandi rukanashyira umutekano w'u Rwanda hasi. Uyu munsi mu by'ukuri u Rwanda byavuzwe ko rugaragara mu bihugu 10 bya mbere muri Afurika bifite umutekano, bifite ndetse n'iterambere, bikanavugwa mu by'ukuri ko umupolisi cyangwa umusirikare uzongera kuba yafatwa ari kwica aya mategeko azabasha kuba yabihanirwa n'amategeko mu by'ukuri bikomeye cyane, ndetse kandi akaba yanakamburwa akazi ke, akaba yanatabwa muri yombi. Ni inkuru yakomeje kugenda itangaza benshi, ni inkuru tugiye kuba twaganira turese mu by'ukuri kugira ngo umupolisi anaryame hasi ahite arasa umusirikare ku mutwe ahite yitaba Imana. Byo byatekerejwe gute cyangwa se uyu mupolisi yabitekereje gute? Nk'uko yakomeje kugenda anaganirizwa n'ibinyamakuru bitandukanye, aho kandi yakomeje kugenda avuga ko mu by'ukuri hano mu karere ka Nyamasheke akomeza kugenda hagaragara abacengezi bakomeye cyane, ndetse kandi bikanatuma bakomeza kugenda mu by'ukuri bateza umutekano mu Rwanda. Yabonye uyu muntu mu by'ukuri akeka ko yaba ari umucengezi wigize umusirikare w'u Rwanda, ndetse kandi bikanatuma yahise afata umwanzuro wo kwita arasa mu cyico ku mutwe. Mu by'ukuri uyu musirikare kandi bakimara kuba banamurasa nibwo baze kuba bareba baje basanga mu by'ukuri uyu musirikare n'umunyarwanda ufite imyaka 28. Banyarwandakazi, barundi kazi, ni inkuru yakomeje kugenda itungura benshi, ni inkuru yakomeje kugenda inababaza benshi mu by'ukuri bakimara kuba bareba uyu musirikare, baje kuba bareba muri patiri akoramo mu by'ukuri basanga arazwi neza. Gusa uyu mupolisi we yavuzwe ko mu by'ukuri agiye kuba yatawe muri yombi kugira ngo mu by'ukuri hakorwe iperereza ndetse nimba yaba yakoze ibi ngibi yigiza nkana cyangwa se ari ukuba yarashiye umuntu anabishaka akaba yitwaje kuba mu by'ukuri yari umucengezi, cyangwa se barebe nimba nta kibazo bari bafitanye. Byose mu by'ukuri bikaba bigiye kuba byakorwaho iperereza mu by'ukuri kubona umupolisi wari ufite firimbi mu kanwa ukora mu muhanda abona umusirikare wambaye teni y'u Rwanda ndetse kandi ahita afata umwanzuro wo kwita amurasa. Mu by'ukuri byakomeje kugenda bitera amakenga benshi bakomeje kwibaza mu by'ukuri kubona umusirikare ufite badge y'u Rwanda ndetse kandi akaba afite n'imyenda y'akazi y'u Rwanda ndetse kandi akaba agaragara nk'umunyarwanda, ariko uyu mupolisi mu by'ukuri ukora mu muhanda yamubona mu kabari akibyiza nkana mu by'ukuri akahita amunyuzamo isasu yo ku mutwe. Ibi kandi byakomeje kugenda bitera benshi amakenga bibaza nimba mu by'ukuri uyu musirikare n'uyu mupolisi nta kibazo baba bafitanye. Uyu mupolisi ndetse kandi akaba yatawe muri yombi mu by'ukuri azira kuba yarashe uyu musirikare yigiza nkana cyangwa se mu by'ukuri amurasa atigeze anamubaza badge. Ibi kandi bikanatuma mu by'ukuri yamurashe ahubutse. Uyu mupolisi kandi yakomeje kugenda aganirizwa, we yavuze ko mu by'ukuri hano mu karere ka Nyamasheke hakomeza kugenda hagaragara abacengezi benshi, niyo mpamvu ese afata umwanzuro wo kwita arekura isasu, yaketse ko mu by'ukuri yaba ari umucengezi wambaye imyenda y'abasirikare b'u Rwanda. Ibi kandi bikanatuma mu by'ukuri yahise afata umwanzuro wo kwita arekura isasu rikaba ryafashe uyu musirikare mu mutwe, ndetse kandi akahita anagarama hasi. Akimara kuba yagarama hasi mu by'ukuri ambulance zaje ari nyinshi cyane, zikimara kuza nibwo baje kwita bareba mu mufuka we basanga baje Karekezi Rukundo mu by'ukuri wahise unaraswa, bikanatuma mu by'ukuri hahise hatangira gukorwa iperereza kuri uwo mupolisi wahise ufata umwanzuro wo kwita arasa umusirikare mu by'ukuri abona ko asa nk'umunyarwanda ndetse kandi akaba afite n'imyambaro y'abanyarwanda. Ibi byose byakomeje kugenda byibazwa kandi biratera amakenga. Uyu mupolisi mu by'ukuri akaba yatawe muri yombi, byakomeje kugenda bivuga ko agiye kuba yakurikirana kandi hanarebwe icyatumye ahita afata umwanzuro wo
kwita yica uyu musirikare bigakomeza kugenda bitera amakenga benshi, dore ko kandi bakomeje kujya bavuga ko mu by'ukuri uyu mupolisi yari umupolisi wo mu muhanda, yari afite ifirimi ndetse kandi arafite imbunda, ari gucunga mu by'ukuri imodoka zikomeza kugenda zinatambuka. Nibwo yaje kuba yatambuka mu kabari kari ahantu mu gashyamba, abona mu by'ukuri umusirikare wigije nkana ari gufata agacupa aza kuba yanamurasa. Mu by'ukuri byakomeje kugenda byibazwa na benshi, ndetse kandi benshi bakomeje kugenda bavuga ko abacengezi bakomeza kuza mu Rwanda mu by'ukuri banazamura aka kabari bakaba banafata inzoka, mu by'ukuri bikaba byanatumye uyu mupolisi ahita akeka gutyo akahita anamurasa, dore ko kandi byakomeje kugenda binavugwa n'abaturage batuye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Nyabitekeri, ahakomeje kugera mu by'ukuri hanabera icyaha, ndetse kandi ambulance ikimara kuhagera yasanze uyu musirikare ataravamo umwuka neza, nibwo bahita bafata mu by'ukuri ibipfuko batangira kumupfuka. Bakimara kumupfuka mu by'ukuri bahadashize iminota 5 uyu musirikare yahise yitaba Imana, bikomeza kugenda binatungura benshi. Gusa nanone mu by'ukuri umuryango w'umusirikare wakomeje kugenda ugaragaza akababaro gakomeye cyane, mu by'ukuri basaba ko uyu mupolisi yafungwa cyane, ndetse kandi akaba yanakurikiranwaho bakareba mu by'ukuri nimba yaba yarashe uyu musirikare yigiza nkana, cyangwa se mu by'ukuri yaba ari umutekano cyangwa se inyungu z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi byose bikaba biri gukorwa mu iperereza mu by'ukuri, uko inkuru zikomeza kugenda zitugeraho gatanu ku kandi kugenda tuzikugeza mu by'ukuri. Kandi umwe mu bagore bacunga umutekano mu karere ka Nyamasheke mu by'ukuri yafashe mikoro cyangwa se indangururamajwi, anabwira abaturage bo mu karere ka Nyamasheke mu by'ukuri igihe cyari cyose ubonye umusirikare cyangwa se undi muntu uwo ari we wese wambaye imyenda y'igihugu ari gukora ibikorwa nk'ibi ngibi, mu by'ukuri ugomba kuba wahamagara inzego zibishinzwe zikaba zakurikirana uyu muntu mu by'ukuri, kubera ko abacengezi bakomeza kugenda bagaragara bambaye imyenda y'igihugu, yaba iy'abapolisi ndetse n'iy'abasirikare, bikanatuma bakomeza kugera mu by'ukuri banakora ibikorwa bitari byo. Ndagira ngo ejo bundi mu karere nanone ka Nyamasheke harashwe abantu 5 b'abasirikare bari bigize abacengezi. Mu by'ukuri ni inkuru zakomeje kugenda zivugwa ku mbuga nkoranyambaga, nizo zakomeje kugenda zinatungura benshi uyu munsi, bikaba bitunganye cyane mu karere ka Nyamasheke. Ibihabereye bikaba ari ishyano rikomeye cyane. Banyarwandakazi, barundikazi, ibi byo byakomeje kugenda mu by'ukuri binatungura abenshi cyane. Mu karere ka Nyamasheke yakomeje kugenda hagaragara mu by'ukuri ibintu nk'ibi, bikomeza kugenda binavuga ko nyine muri aka karere ka Nyamasheke yakomeza kugenda hagaragara ibintu nk'ibi, ndetse kandi bakaba banabikora kugira ngo mu by'ukuri barinde abanyarwanda, ndetse kandi barinde n'abanyarwandakazi. Ibi byose mu by'ukuri bikanakorwa mu mutekano cyangwa se inyungu z'u Rwanda. Mu by'ukuri abanyarwanda kandi bagakomeza kugenda banashimirwa n'umukuru w'igihugu kubera amakuru bakomeza kugenda banatanga ku bantu nk'aba ngaba, ndetse kandi bagakomeza kugenda banabashyiraho amakenga, dore ko kandi umusirikare nawe yaje kuba yatangwa n'abaturage batuye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Nyabitegeri. Mu by'ukuri kubona umusirikare wambaye teni y'igihugu ndetse kandi anasa n'umunyarwanda, ariko akaba ari gufata inzoga, nawe byagutera amakenga cyangwa se bikanagutera ubwoba, hakurikijwe ubwoba bwakomeje kugenda bunaterwa mu by'ukuri n'abaturage baturuka mu karere ka Nyamasheke, kubera ko abacengezi bakomeza kugenda bahagaragara cyane. Mu by'ukuri barakakabiye, niyo mpamvu bahise bafata umwanzuro wo guhita banarega uyu nguyu umupolisi, nawe aza yahore cyangwa se mu by'ukuri yahoreye ahita arekura isasu mu mutwe, umusirikare akahita yitaba Imana. Reka gushimira ko twabanye gatanu ku kandi.